reka ngusuhuze kandi guha ikaze wowe wakoze subscribe ahangaha kuri mbiri. Aka ni kagace rero twahariye n'ubundi gukorera amafaranga nta gishoro nta gitoya bidusabye bitadusabye investment nanyi, ariko tukagira ikintu tugaininga dukoresheje internet ndetse na telefone. Nk'uko ubibona rero kuri balance yacu dufiteho 0.33 meke muri Mi Pass. Uyu munsi tugiye kubikuza rero muri Mi Pass. Reka ubwire yuko iyi video igera kuri video ya kane naba nkoze mvuga kuri Mi Pass, kuko Mi Pass yaciye ibintu kuva imyaka 2 n'igice ishize yose, dore yuko bari kwizihiza imyaka 2 n'igice n'ubundi bamaze ku isoko mpuzamahanga. Reka mubwire yuko meke imwe uyu munsi igeze ku madolari 8.7. Ahangaha ukimara kwiyandikisha bahita baguha amadolari 8 ahwanye n'iyo meke nyine meke, ndetse bakayiguha bakayishyira muri staking, ubundi ukajya ubasha kuba wabikuza izo meke zawe muri Mi Pass gake gakeya, ubundi ugakora na check-in za buri munsi, nta kindi kintu na gitoya ahangaha bigusabye, ubundi ukaba wabikuza. Tujye kugendana rero akantu ku kandi tubikuze izi meke dufite muri Mi Pass. Ni ukuvuga ngo dufite 0.33 bihwanye n'amafaranga 4,200 by'amanyarwanda, dore yuko izi meke zihwanye n'amadolari 2.84. Nushyira muri calculator urahita ubibona, ni ibintu byoroshye ntabwo dutinda. Rero tugiye kugenda step by step tubikuze turengo biradutwara iminota ingahe. Ndagusezeranya yuko ibi bintu bitari butware iminota 5, wenda bishobora kuba 6 bitewe nuko mbane no gusobanura kugira ngo gusobanura, ariko mu gihe ndi kubikora nari gusobanura ibi ntabwo bijya birenza iminota 3, hagati y'3 ndetse n'4, ubu n'amafaranga akaba yageze kuri mobile money yawe. Ibi bihumbi 4 rero mu manyarwanda tugiye kuba twabibikura n'ubundi tubishyire kuri simu kadi zacu. Reka tugendane step by step. Turatangirira ahangaha turajya kuri Explorer. Tukigera kuri Explorer nta kindi kintu dukora, turaza kuba twahitamo n'ubundi Mi Transaction. Ni ibintu bisanzwe abantu mukurikira mbere akenshi ibi bintu murabizi. Tugikora kuri Mi Transaction murabizi yuko bahita batwohereza n'ubundi kuri web, cyangwa se bahita batwohereza kuri Chrome kuba twakora login muri Mi Transaction. Ni ukuvuga ngo ziriya Mi Pass n'ubundi tuba tugiye kuzigurisha, ariko duciye hano muri Mi Transaction. Ugikoraho urakora login, naberetse ukuntu mufungura account cyangwa se ukuntu mwahuza Mi Transaction n'ubundi na Mi Pass, cyangwa se na muri meke zanyu mukaza mugagurisha meke zanyu hano muri Mi Transaction. Ahangaha rero bamaze gukora login, ni ukuvuga ngo mba ninjiye mu isoko n'ubundi aho ngiye kuba nagurishiriza ziriya meke zanjye dufite 0.33 bingana n'amadolari 2.80, kandi akanangana n'ibihumbi 4,200 mu manyarwanda. Ni ukuvuga ngo hano ndaza nshake umuntu uraba wangurira rero ziriya meke zanjye mfite kuri balance. Reka dushaka umuntu zitugurira gake gake. Turareba ibintu ugomba kwitondera. Urareba umuntu ufite amafaranga ahwanye nawe, ufite ikindi utari buguhende. Ngiye misemo umuntu uhera kuri 0.3 n'ubundi niwe ngiye kuba nazigurishaho. Urabona yuko kubera mfite wonye bagiye kungurira kuri 0, bagiye kungurira ku madolari 8.31. Nababwiye ko meke imwe igeze ku madolari 8.70, nabibasobanuriye. Ni ukuvuga ngo hano rero nta kindi mitandikamo umubare wayo mfite, nka scrolling hano gatoya hano hepfo, nkakora kuri confirm. Ugikora kuri confirm bahita bakujyana gukora autorize, ugakanda hano hase go autorize, ukaza muri Mi Pass ugakora connect. Ni ukuvuga ngo ugendana n'amasegonda baguhiye arangiye aba ari 8 utarakora connect yapfuye. Ukagaruka hano inyuma rero nk'uko n'ubundi, ukigaruka hano inyuma utegereza gatoya bitewe na internet ufite, nta kintu ukora, uhita ukora kuri confirm n'ubundi ugahita utegereza umuntu ugiye kuba n'ubundi yakugurira meke zawe, cyangwa se umuntu ugiye kuguha address woherezaho ziriya meke. Address rero arayiduhaye. Address dore ni iyi ngiyi ibiri hano hejuru y'aka kazu akangaka ureba ka QR code. Ushaka wascanninga ino QR code zita zigenda, cyangwa se ukaba wafata iyi address ukayizanamo hano muri Mi Pass nk'uko ndi kubikora, ugakanda hano handitse send. Ni ukuvuga ngo iyo ukanze hano handitse send uba ugiye kuba wakohereza n'ubundi kuri iriya address wakoreye copy. Ni ukuvuga ngo upestingamo code ino code cyangwa se ino address. Ni ukuvuga ngo uraza ugafata ino address nangatse nkwereke, wamara kuyifata ukayipestingamo hano hejuru. Wamara kuyipestingamo hano hejuru, hasi ukandikamo umubare rero w'izo ugiye kugurisha. Ni ukuvuga ngo twebwe tugiye kuba twagurisha n'ubundi
tugiye kuba twagurisha 0.30 tugakanda confirm. Ukimara gukanda confirm ahangaha nta kindi kintu ukora usibye kuba wakohereza nyine wamara kohereza ukaba wategereza bitewe na internet yawe, ugategereza gatoya yuko izi meke zigera kuri iriya address baduhaye. Iyo zigeze rero zimaze kugenda kuri iriya address bagwaye, urabona ko biba bimaze kuba success, ugarukamo hano n'ubundi inyuma. Iyo umaze kugaruka hano inyuma ukanda hano hari ijambo, reka ndikwereke, hano hari ijambo rya I have a deposit. Iyo umaze gukora deposit kuri iriya address uhita ukanda hari ijambo, cyangwa se ukaza ukandikira uyu muntu ukamubwira yuko wamaze kuba wakora deposit, ukamubwira uti namaze kuba nakora deposit, ubu ngubu nibyo ngiye kuba n'ubundi namwandikira mubwire ni nakoze deposit, I have deposited cyangwa se I have deposit n'ubundi kuri iriya address. Ukimara kubimubwira rero uhita utegereza umwanya mutoya cyane, ugategereza yuko aza ku isoko n'ubundi akaba yatwara ziriya meke ziyo, cyangwa se akaba yazitwara akakohereza amadolari yawe. Kuvuga ngo twebwe agiye kuduha amadolari 2.49. Kuvuga ngo ukimara kumubwira yuko wa depositinze ahita akoherereza kano, reba kuri Binance yacu, ahita akoherereza ari amadolari 2 n'ubundi. Urabona ko message za Binance zihise ziza hano hejuru, namanuye ndi kukwereka izi ni message za Binance zuko twakiriye amadolari 2 n'ubundi n'ibice 49 birenga. No kuvuga ngo urahita ukanda hano hasi rero, reka makwereke, reka nongere nzamure makwereke neza. Urahita ukanda hano kuri iri bara ry'icyatsi yuko wakiriye, ukande yes, bakujyane gukora go autorize, ujye gukora autorize, ukande connect muri Mi Pass n'ubundi niho bahita bakujyana gukora yo connect. Urabona yuko nta minota bitwaye ngabe atugeze. Ukigera ahangaha ugaruka inyuma urategereza gatoya cyane, utegereze umwanya mutoya, urabona yuko ibintu bigenze neza. Ahangaha uba umeze nk'uri gukora release n'ubundi kwa kundi dukora release muri Binance iyo turi kubikuza. Uyu muntu reka mubwire yuko byagenze neza na release nayikoze. No kuvuga ngo release well done, kamwandikire ko release yagenze neza nayikoze neza. N'ubundi ni kwa kundi tubikora muri Binance tumaze kuba twakuraho n'ubundi amafaranga tuyashyira kuri mobile money, niko na hano ubikora n'ubundi iriya ni nka release. Urabona yuko rero amafaranga yacu n'ubundi twamaze kuba twayakira. Ahangaha ubukemuranye nabo biba birangiye. Reka njye kuri Binance nkwereke urebe ngo amafaranga yaba yagezeho cyangwa ntabwo yagezeho. Ese yagezeho cyane yagezeho? Ureba hano hejuru kuri balance urahita uyabona, hariho amadolari 2 nk'uko uri kubibona nyine. N'ubundi amadolari bari batwohereje niyo yariya n'ubundi ya 2.49. Ubwo hariho ibindi bice bitumye n'ubundi amera gutya cyangwa sangana gutya, ariko n'ubundi nariya nka message nazikweretse hejuru. Ikintu kiba gisigaye ahangaha n'ubundi no guhita ukora add found n'ubundi ukaba wahita kuri mobile money yawe akugeraho ari 4,200. Murabizi yuko tutajya dukora ibintu birambiranye, video zigaragaza n'ubundi avamo hano cyangwa se uyakura n'ubundi hano muri Binance uyashyira kuri mobile money. Ngira ngo murabizi yuko nazigarutseho kenshi gashoboka cyane, nabyo murabizi yuko bidatwara no munota ho nani segonda, no gukandaho gusa ahita agera kuri simu card yawe. Ni ukuvuga ngo ukeneye kwiyandikisha muri Mi Pass n'ubundi uraza kujyaho hasi muri description, urasangamo link, uraza kuyifungura wiyandikisha, cyangwa se urana joininga group yacu ya WhatsApp, nayo link yayo iraho hasi muri description. Ikindi uramutse Mi Pass yawe ushaka nko kubikuza n'ubundi watubwira tukagufasha mu gihe ubona biri kukuyobera. Ikindi zino account za Mi Pass ziragurishwa, iryo ni itangazo mbahaye nk'abantu mugeze kuri uyu munota mukiri kureba video. No kuvuga ngo umuntu ufite account ya Mi Pass ariko akaba atabona umwanya wo kujyamo ngabe yakora check-in ya buri munsi, iyo account iragurishwa, ayiduhe n'ubundi tuyigure, nta kintu bizamubangamiraho cyangwa se ngo byahungabanya umutekano we mu gihe hari kubaho ihererekanya gihe turi kuyigura cyangwa se ari kuyiduha, kuko urabizi ko bisaba gukoresha email. Turamusezeranya ko nta kintu na gitoya bizabangamaho. No kuvuga ngo account imwe iri kugurishwa 4,000, hagati ya 4 ndetse na 5 bitewe niyo account ugihe imaze ikora cyangwa se uburyo ki uyikoreshamo, cyangwa se waba utanayikoresha ariko bitewe n'igihe imaze, urahabwa hagati y'4,000 ndetse na 5. Urayishyira ku isoko, urahita utwandikira n'ubundi tube twagufasha, biroroshye cyane, ni ako kanya. Reka tubonane rero muri video y'ubutaha. Urabizi video zacu nakagaruka. Ciao ciao.